nukoze umva nago nahamagara na mama gaye sonera yasenga kugera umva ngiye kugenda niruka na bisi nago ndi buyitege ndafata imodoka umva ni modoka nabwihagurutse nago ndi burindire ni modoka kuko ngiye guhamagara nagera ya makuru atara agishyura ubu ca kugera amakuru agishyura se basi nguhangaye ngogera ute nguhangaye ubu sinagukubita ubu ndi kumva nagukubita igishye kigabo kikiraya gusa ejo bundi nza twari twiyunze mba nabaye umwana mwiza kumbe uracyuzuye uburayi kangende ndaje umva nkubwire bombi ratinga Mana nyagasani siko ntawuza ukingura aze cyangwa roreresha ndayibasenyera aho buretse ariko nkagira Mana nkasanga harimo inshege y'umugore koko ndarutwika ndayibusenyera aho wowe ariko uvuza koma sikume wakinyenda uvuze ngo ndi igiki uvuze nguki ndi ikinyendaro urabuzwa n'ikise kunyita ikinyendaro musaza wanje aje yiruka nkambwira ati tabara urugo rwawe tabara koko ndagiye umunota umwe uhise urongora sohora uwo mugore ngize amahirwe uraje inji ako uwo mugore uri kuvuga arimo hano wowe reka ninjye ariko Stefano reka ninjye ajya kumwireba okay reka nkwere umva twumvikane umva nkubwire nyirumva nkubwire okay injira ujya kumwe injira nakubwiye injira ujya kumure injira ujya kumureba senyi injira bera mu nzasenya kwashwa ako se hano habaye iki cyane rwose oya reba nyine nawe cyane rwose si ngiye mu rugo nk'ugiye kubasura uzanye hano uri guteza ubwega ariko Mana we wagira ngo nyabigize ibyuma zaguteye ni wowe urashaka cyane ni wowe gusa ni wowe ndimo ndeba none urabona ni wowe ndimo ndeba namaso kigira se wasakuje vugize uri muraza uvanye nyine yaraje wara umunota umwe wowe ntiwagize ngo umugabo ngo iki ariko se uvugisha ukuri ni wowe ntago ndimo mbyumva wewe waraje uraza uti rero Mukandori uriya mugabo wawe reba ukuntu yakugize akwishe nabi tukiga wari umwana mwiza naho kumbi wandaye wagira ngo uze urwinjire uvuze wandaya we harya ubwo buriya uwo mugabo uri kuvuga uri gusakuriza gutya ubundi yagukunda ate uretse ko ngo atakira umugabo wawe njya muribona uyu mugore ni isandi umva reka mbabwire abaturika nako ari nawe ari ntabwo bikunda aho ho ntibyakunda umva jya guturagurika umva reka nkubwire subira iwanyu ujye guturagurika nka kuma ibyo bibereyemo ko naje nje do reka nkubaze ubundi ubwo ko dutesheje apeti buriya tukwishyuje wabona twishyura nkabibona none wamugana simbona agatenge wambaye nakane ibitenge birasa urabona se hashushanije ibitenge birasa banamo igitenge se ariko nta nimero z'abayobozi ufite ngo duhamagare mubahamagare byaba nabyiza mubahamagare ndizera mudugudu wahanarandi ndi muri runo turamuka gase mubwire nyirakagara ranzi ndi muri runo rugo mubahamagare ntago mfaha oya wende by'abayobozi reka tubazane umugore utazi nyine uyu nguyu nibazwi nta kibazo nubwo nibazwi nanjye nkabanzwi uradutunga turi babiri ariko uyu ngo ashobora kuba atazwi n'abayobozi ariko azwi n'umugabo wawe ndamuzi n'umugabo wanjye nyine kugashyizeho se ko n'umugabo wanjye umugabo atari uwanjye urakira umugabo we ariko we reka nkubwire madamu ubu nyine waraje umpinga mu mutwe umugabo wawe ni ukuri nta kintu azakumarira ni iki ariko sha none nyine uraje urwicayemo rwose reka ahubwo se yari rwicayemo gusa nigeze nkutwara amaguru ndabwira ngo shogosha rugende yaruseseyemo umugabo wawe uvuye he none niba naragiye gusura mu rugo niba ngiye gusura ababyeyi ese noneho wari warandambiwe ku buryo uvuga ati jya gusura iwanyu noneho mpite nshaka undi mugore mbese burya n'agakino mwagira ngo munkine ari wowe nawe mubiziranyeho nese niba sohotse uyu munsi ejo hakinjiramo undi mugore urumva atari wabigizemo uruhare
Niba mutari mubizanye hose. None se umunazicwa n'inzara. Nagiye ngiye. Umunazicwa n'inzara abona ibiryo bitembera hafi aho ngaho. Cyahoze muzi kwidandaza yego da. Rwose. Yewe numuzi kwidandaza da. Uzi kugenda natwe twasigarana. None njyewe napfuye mu rugo rwanjye ngiye gusura ababyeyi. Ndashaka kukumenyesha. Nyine muze ababyeyi. Muri abadandaza amagara se. Uhambiriye ukagenda. Nuko mbese nukuza. Nagucungura hano. Yego. Yewe uri umudandaza amagara nanjye nkajya nkubona nkabona ngurasa neza. Nkabona nguri mwiza. Naho kumbi nukukora. Twumvikane rero. Ntacyo twumvikana. Nta kintu twumvikana. Wihorere oya reka komeza turabona. Yakwishyura ngaho. Umva nkubaze. Yakwishyura ngaho. Ndago bikureba. Yewe niyo misatsi nyine nabo bagabo bose n'abandi gene ugenda uzugatwara ntabura uvemo ndagiye ukagenda ukaza nyine mbese akahaguruka nawe winjira. Ese reka mubaze madame. Ariko we. Uru rugo ujya kuruvamo. Nari nkwirukanye. Ngese nagiye nirukanye se. Wari kubise kubita ibuno uragiye ndagiye sinzanagaruka. Hanyuma noneho nyine nawe ibyo wankoreraga wabinkoreye kugira ngo nkunde nivumbure ngende uhituzana uwo mwari mufitanye gahunda. Ugiye kure umugabo urenze kurusha. Nta kibazo. Nimba urangaye ugacomoka ubwo nyine no mukobwa yahise yicomeka nyine no si vuba vuba. Sha noneho rero byagatangwa bitagatangwa nanjye sindi buhafi. Nje kwisubiza ibyanjye. Nje kwisubiza umugabo wawe. Ntabwo wisubiza ibya hano hari byarimo. Hano byarimo. Ntabwo njye sanga. Ndisubiza ibyanjye. Ntabwo yinjira muri none. Wallahi musaza umva. Oya arahinje. Hagahinje. Umva urabatunga ari babi. None ko ntari busubira iwacu. Atazi ko ari umugabo ngira. Urasura winabwira. Arayibamwo. Ugiye kubatunga ari babi. Umugabo nagihabwa intebe. Niba ari umugore hano rero hageze mu ndi mugore. Nagaruka gukora icyaha. None reka ubuyobozi burahasa. Reka mbabwire. Ariko ubwo ubuyobozi we. Oya reka mbabwire. Nagenda yabe muri karaga toilette kari agafatanye na douche. Ariko amahoro. Amahoro. Uyu mugore mumenyanye ejo bundi sakurutura umugore mu maranye umwaka. None wallahi none. N'ubuyobozi buraza. Ibi bintu birarangira. Ubuyobozi nibwo buri buducyana. Urabona uyu mugore naburozi yahaye umugabo. Ubwo buyobozi nibwo buri buducyana. Ujya kuvana ukajya guhamagara. Nta mugabo uzi neza ko navuye aha nagiye mvuye mu rugo ngiye gusura ababyeyi. Ntabwo nagiye nahukanye. Nanjye naje gusura inshuti. Okay, noneho mwabaraje gusura rero ngarutse mu rugo rwanjye ubwo urugendo uruzinduko rwarangiye kuko umugore yataye. Ukuntu kari kwimaringa ku mugabo wawe. Ariko indaya muri abantu ubu nibwo rutangiye. Ubu ngubu nibwo. Ariko mushirika ubwoba koko. Ntaje duhangane. Turaruhanganira mu. Umva reka mbabwire. Turi musaza we mugende mwicare muterateranya amafaranga. Mutwishyura igihe cyacu mu gitesheje. Uziko bakwishyura igihe cyacu. Mutwishyura pete kandi bamariye no. Ngiye kutavuga amatike yagiye. Twari tugezaho ibintu binaryoshye none ukwishyura pete wowe. Ariko urabona nta burozi baguhaye. Wigize wowe n'indaruka. Urabona wowe ari wowe kwivugishha. Nindutumiye. Reba wallahi. Wigize wihuruza. Nijyandi mandani. Urabona ari wowe Gacagi. Sohokera mu. Usikora ukubitira wanza kuribata kugira gace iwanjye. Turabakubitira. Ararubamwo. Ibyo uri kwigira. Izo mvururu murinci. Ngaho ninjye. Ajya he. Reba izo mvururu. Ndakubitana muri babiri. Reka inonzu nago mwayinga. Haraza n'ubuyobozi umugore mu maranye umwaka ni gute ushaka kumurutesha umugore w'umuntu. Ntabwo bishoboka Imana we. Ibisazo zanyu bisubizeyo. Twumvikane rero. Ntabwo bikunda. Twumvikane. Nakumvikana. Ukumvikana guhati urabatunga ari babi. Twumvikane. Hoya nako ndi kumvikana guhati. Nako. Uziko n'uyu mugabo nabasora nabwo ngisigara mu nyenyeri. Reka wajuje. Njyewe ninjiye. Reka urasohoka. Nawe namusora nkazamwira. Ibyo bindi byo mu byihore. Aha ngaha ubu ikintu nawe mbese uhagarara mu ijambo ryawe yinjiye. Reka nkubwize ukuri. Uyu mukobwa yinjiye azahasohokamo hano uko agiye kwa muganga. Nabwo agiye kubyara. Aratwita se byibuza. Nawe byose agiye bigira mwaha ngaha. Birakureba sibyo nk'ibyo. Ariko umva wegera. Ninjira n'ubundi. Ntago ngenda ninjira kandi musiga. Muri inzu ujya. Umva. Abasohora mwese ahubwo. Mwese murasohoka. Usohoka Ye nta soni byo. Turarubana. Ubwo turayivanamo. Ugenda. Ajya kuzana ubuyobozi. Ariko Imana nyagasani. Nagorwa n'izina ry'Imana. Mana we.
yewe gawe ako si Gacagi ako nka uri kujya hewe kira hano mani nje kunywa we ni nzashyira n'amafaranga nje kwinywera hasira iki si amacupa atatu twemeranyije se wakoze iki we rusisibiranya se njye numva mu makinamico ya kera nyine mumbwira ibyo wakoze dore niba akoshaga abakobwa kabiri akagurisha imirimo akongera akisubiza none ngo nakoze iki ese kuri kureba mu nzu uri kureba iki singuye sarari umva nkubwire buriya ntabwo byarangiriye hariya umugore wawe rero narebye ukuntu ugiye kubaho nawe udafite umugore ndavuga ati ntabwo byashoboka narongeye nsubirayo umugore nagenda amwumvisha ndamwigisha Unyigisha uravuga ngo iki wowe mwese narabamenye ubu ndinze kuza asanga runo rugo bararwinjiye mutarimo hari nk'abaturanyi cyane mwe mwamugire n'inama we nigeze nkubona ari kuza nigeze nkubona ari kuza nshigikaho ntereza shira hano narakoze narababonye abaturanyi nariburanye nabo narababonye Gacageje ko naza n'umuntu yikubye none se yese yashatira ijoro kugenda oya ntago bishoboka uwo ntago ari Gacagi ndavuga ngo vano kwangegera ndebera wallahi uranije urakabona ngiye ushaka kungira we ingurube ku musigiti ariko se nanone narimenyereye gutunga umugore umwe none ko babaye babiri amaherezo umenya n'igiye kurikira kwahukana